Yesu ashimwe. Twongeye tubasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nitwa HIRWA UMUHOZA Stiven, abantu bo mu buvugabutumwa bo kuri Big Evangelical Network. Uyu munsi tugiye kuvuga uburyo bwiza bwo guca bugufiya. Iminsi itambutse gutuma turavuga uburyo ubusobanuro bwo guca bugufiya, bavuga ubutumwa bambanjirije babashije ko babisobanura, ariko uyu munsi none dufite insanganyamatsiko ivuga uburyo bwiza bwo guca bugufiya nkatwe nk'abakristo bamenye Imana. Ese ni ubuhe buryo twakwiye guca mu bugufiya? Mbere ko dutangira, tiyoma dusenge kwiragiza Imana. Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye yuko watanze Yesu akajya ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Tugushimiye yuko watubabariye binyuriye mu musaraba wa Kristo ubwo yamenaga amaraso ku musaraba. Mwawe Imana nyingabo, tuyimukanye kuvuga ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ry'umumaro, ndetse n'abagiye kuryumva ribagiye umumaro. Reka ribagira aho ribavana n'aho ribageza ku bw'ubuntu bwawe. Dushimiye ko mwujeze gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Twatangira tugiye kureba uburyo bwiza bwo guca bugufiya. Ese ni ubuhe buryo bwiza guca bugufiya? Abakristo bajya babyitiranya cyangwa abantu bakabyitiranya. Ese ni gute nakwiriye guca bugufiya? Tugiye kureba ku buhamya bw'umugabo wo muri Bibiliya, umuvugabutumwa ariwe Pawulo. Yemera atanga ubuhamya avuga yuko uko yari ameze mbere yuko yakira Kristo. Avuga aho yari ari, avuga ibyo yari ashinzwe, avuga ubutunzi yari afite. Ibyo tugiye kubisanga mu gitabo cya Filipi igice cya 3 umurongo wa 4. Haravuga hati, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyewe namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bwa Isiraheli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzana n'amategeko nari inyangamugayo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hano Pawulo arimo aragaragaza uburyo yari ameze. Aravuga niba ari umuntu ushaka kwiringira ubwe umubiri, namurusha. Icyambere yaravuze yuko yakebwe ku munsi wa 8. Gukebwa wari umuco w'Abayuda wakorerwaga abagabo mu buryo bwo kubatizwa. Ava ku munsi wa 8, njyewe narabatijwe, narakebwe. Icya kabiri, avuga yuko ndi uwo mu bwoko bwa Isiraheli, njyewe mfite amaraso avuka mu bwoko bwa Isiraheli, niho nakomotse. Ikindi avuga ngo ndi umuheburayo w'abaheburayo. Njye Pawulo nari umuheburayo mu baheburayo. Ikindi avuga ku bw'ishyaka narenganye itorero, nari mfite ishyaka rirenganye itorero. Ku byo gukiranuka kuzana n'amategeko nari inyangamugayo. Bigaragaza yuko Pawulo ahangaha
yari afite ibintu byose, ariko aravuga ngo umuntu ushaka kwirata ku by'umubiri namurusha. Natwe mu buzima busanzwe tubayeho hari ibyo tureba bigatuma twebwe ubwacu twishyira hejuru. Niba nabonye akazi runaka kagatuma nishyira hejuru, ibyo ntabwo ari byo. Pawulo we yabigaragaza yuko nta muntu wamurusha kuko byose yari abifite. Hari igihe tubona ubuzima buhindutse, tuzamutse mu rugero runaka, bigatuma twishyira hejuru, tukaba hejuru y'abandi, tukumva yuko tugira icyo tubarusha. Ariko byakwiye kuba byiza cyane kumenya yuko ibi byose bitatumye wishyira hejuru. Hano Pawulo aravuga ngo ushaka kwirata namwereka yuko nanjye nayimeze gutya kuva kera kose. Ku munsi wa 8 narakebwe, nari umuheburayo mu baheburayo, mu bwoko bwa Isiraheli, nari ubwoko bwa Isiraheli, mfite amavuko, nkomoka muri Isiraheli. Ariko ibyo byose abirengaho aduha uburyo bwiza. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo guca bugufiya nkatwe abakristo? Paul atugira inama ageze ku murongo wa 7, aravuga ngo nyamara ibyayindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo bwa Kristo. Haleluya. Abona yuko ibi byose byayindamuye yabibonye ko ari igihombo kubwo tuwa Kristo. Ibi byose byatumaga byamuteraga kuba yakwishyira hejuru, yabonye ko ari igihombo. Uburyo bwiza bwo guca bugufiya ni ukumenya yuko ibyo byose ufite, ubutunzi ufite, amashuri dufite, abo bana dufite, uwo mugore ufite, ubwo butunzi ufite butakwiye kuba bwagutuma ujya hejuru, wishyira hejuru, ahubwo bikakubera kuba bya bintu ntwaro yo guca bugufiya, bikakubera nk'igihombo kuba gutuma Kristo. Haleluya. Hano bisobanura neza ubwo kumenya Kristo, kumenya Yesu byamurutiye byose, kumenya Yesu byamurutiye ubwo butunzi afite, kumenya Yesu byamurutiye ibyo byose yahaga agaciro mu gihe cye. Haleluya. Natwe umunsi wa none hari ibintu byatuma twishyira hejuru, hari ubutunzi butuma twishyira hejuru, ariko iyo tumaze kumenya Yesu mu mitima yacu, tukamenya ko Yesu ari we bikomokaho, ntibyakwiye kuba twakwishyira hejuru. Haleluya. Dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 22, reka dusome mu Migani igice cya 22, hatubwira uburyo ingororano z'abantu baca bugufiya. Muri kwa guca bugufiya, muri bwa buryo bwo guca bugufiya bwo kumenya Yesu, bigaragaza uburyo bwo guca bugufiya nkatwe nk'abakristo imbere yabo tubwira, imbere yabo tubana nabo ba buri munsi. Imigani igice cya 22 umurongo wa 4 aravuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka. Haleluya. Uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro, ni ubugingo. Uburyo bwo guca bugufiya ni ukumenya Yesu, ni ukumenya Yesu. Yesu akaba uwa mbere muri byose, ukamenya ko Yesu ntabwo waba ari wowe ukiriho, ahubwo ni Yesu uri muri wowe. Haleluya. Rero uburyo bwiza bwo guca bugufiya ni ukumenya Yesu. Yesu akaba muri wowe. Yesu naba muri wowe uzabona ubukire. Yesu naba muri wowe uzabona ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, buboneka muri Kristo Yesu. Yesu naba muri wowe uzabona icyubahiro. Icyo cyubahiro dushaka gihishwe muri Kristo Yesu. Icyubahiro dushaka, icyo ngiye nshaka gihishwe muri Kristo Yesu. Ntugashaka uburyo bwo kwishyira hejuru, ahubwo emera Yesu umunsi wa none agenga ubuzima bwawe, agoye guca bugufiya. Dusoza
nuko Bibiliya tugiye inama yuko ibintu byose tubona ko byatuma twishyira hejuru tugomba kubifata nk'ibibambwe, twibona nk'ibibambwe bwo gutunga Kristo, ubutunzi bukomeye cyane dukwiye kuba twatunga ni Yesu wenyine. Kandi gutunga Yesu bidufasha kumenya, bidufasha guca bugufiya ibihe byose. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Kandi w'icyigisho reka kibe ubuzima, Kristo aduhe guca bugufiya kubw'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu. Muke dusenge. Mana nziza, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi, utubwiye yuko guca bugufiya, uburyo bwiza bwo guca bugufiya ni ukumenya Yesu, ni ukumenya Yesu. Ibyo byose twabona ko arindamo twabibona nk'ibibambwe. Reka umunsi umwe Imana iduhe imbaraga zo guca bugufiya, wo kumenya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.